rusiziranyureka vuga ko byagenze byavuganye basanze wanjye nta kintu twavuganye nta kintu nabatwaye sinakubwira uriya byanafashe yarahimbye rero nagiye kubona mbona bwa mbere na mbere ngiye kubona mbona azanye isuka shabura narahimbye ntabwo cyeka hano ntabwo ari isuka promesse yanjye nyene nari nagiye mbabwiye ko muceceka ni mose wongera ngo se vuga ahubwo ndamufunga mujye hino abanyarwanda imgo ni mwamukubise koko cyeka nta umva nshaka hano itorere ndamutse ukesha abatwara Dismas yatuvuyemo kuri wa 30 z'ukwa gatandatu 2021 iyo ngoro y'incamugongo yashegeshe imitima y'abamukundaga haba bakunda gukwakina yigana abategetsi abanyemari abanyamategeko n'abandi abatangiranye nawe mwitorere ndamutsa bati kinamico wakinisha yose wamuha umwanya wa mbere mu bakinnyi uwo ni Nyabyenda Narcisse yari umukinnyi n'umuntu twabanye irore nari hande kugira ngo ayikine neza namushyira ku rutonde rw'abantu nahitamo mu bantu bakenera neza ko nzi ko azi gukina azi no kongeramo ibindi bituma umukino uryohe mbese icyo twitaga mu kinamico twitaga ngo ibirungo gushyiramo ibirungo no gushyiramo amagambo umwanditsi atanditse bigatuma n'umukino uryoha kurushaho wewe wanawumva wowe cyari ngo kuko yuko Uwiteka kinasigaye aramuhamagaye Imana imubera uko bidashira yarenze ku itegeko ry'abari mu Rwanda twindarinda nkaba nyine narakinanye imikino myinshi cyane namukesha abatwara Dismas kuva indamutsa zatangira twatangiranye ku munsi wa mbere ikinamico gitangira kugeza mbese na n'ubu twari tukiri mu bintu byo gukina yari umuntu utica gahunda na rimwe umuntu udakererwa na rimwe nta na rimwe nigeze mbona anasaba n'uruhushya ngo sinzi niba yaranarwaraga cyangwa atarana nta na rimwe nigeze mbona siba cyangwa ngo akererwe kandi akaza agakora vuba ikimuzanye yarangiza agacaho akagenda akabya mu bindi yabaga ari umuntu ufite ibintu byinshi akora cyane cyane birimo no gushaka amafaranga noneho ikindi munsi ho muri iyo mibanire twagiranye mu mikino nta na rimwe nigeze mbona atongana n'umuntu cyangwa ngo mbone afitanye ikibazo n'umuntu n'umwe twakinanaga yabaga ari umuntu utivanga mu bintu bitamureba yakoraga akazi ke akagenda ikindi muziho rero ni ukuntu yashakaga amafaranga yarazi gushaka amafaranga agashaka amafaranga cyane kandi bucece yarangiza akayakomeraho akayakoresha neza no kwambara ari ukwambara nyine akiyambarira ibisanzwe ukagira ngo nta n'amafaranga afite akambara ikote ibyo ndabivuga nyine nk'umukinnyi mu rwenya nyine ko yakundaga kwambara ikote buri munsi niyo habaga ari ku zuba ry'amanywa y'ihangu yabaga yambaye ikote nigeze kumubwira nyine ariko iryo kote ubwo ntunarirarana kubera nyine ko yambaraga ikote buri munsi igihe cyose namubonye kandi ni umuntu ufite wagiraga urwenya cyane akamenya ikinyarwanda gikomeye cy'umwimerere ku buryo no kwandika ikinamico no mu yabonaga ijambo ryiza ry'ikinyarwanda yabaga afite ikinyarwanda ikinyarwanda gikomeye cya agace kose uduce twose two mu Rwanda yabaga tuzi twose yabaga tuzi twose tuzamubura cyane mu mukino wo gususurutsa abanyarwanda Imana mwagire rwose dukomeze tumusengere mukesha abatwara Dismas twabanye imyaka 4 muri renfort kuko nahageze muri 86 mpava muri 90 yari umugabo ijwi rihamye na buri rikanikana buri rya kiyobozi cyangwa rya gitegetse ijwi wumva risa n'iryihagije riri hasi rikomeye cyane ry'imbaraga yego nk'ibyo rero
yagendanaga n'undi mugabo wundi nawe w'igikwerere, bombi bari ibikwerere, witwaga Elifazi Baganizi. Bakundaga kugendana abo bagabo bombi iyo twakinaga, iyo babaga bari mu mukino umwe, umukino umwe wabaga uryoshye cyane. Ijwi rye rero ryari ijwi twakundaga cyane, kuko hari role twamuhaga nk'uko nari mbivuze, wumvaga nta wundi wazikina tukubone wazikina. Tuvuge nka irebana na brigadier w'abapolisi, umukuru w'abapolisi, irebana nka OPG, irebana na procureur, umuntu ufite igitsure cy'ubutegetsi mu ijwi rye. Ngaho Rusisi uranyureka vuga ko byagenze byavuganye. Basanze wanjye nta kintu twavuganye, nta kintu nabatwaye, sinakubwira. Uriya byanafashe yarahimbye. Rero nagiye kubona mbona bwa mbere na mbere ngiye kubona mbona azanye isuka. Shabura narahimbye ntabwo ikika. Hano ntabwo ari isuka. Promesse yanjye nyene nari nagije. Mbabwiye ko muceceka ni mose. Wongera kuvuga ahubwo ndamufunga. Mujye nk'umwe abanyarwanda. Imgo ni mwamukubise koko. Ukiceka ntawe umva nshaka hano. Cyangwa se role z'abantu b'abahirwe bazi gukanika abakoresha babo, bazi kubishunguraho. Yarazishoboraga cyane, yarafataga igihe cye cyose, agafata umwanya we wose, agafata umwanya wo gufata ikinamico, agasubiramo, akajonjora, akagira ate. Icyo kintu rero cyo guha akazi, guha umurimo ashinzwe, akawuha umwanya, akawitondera, akawicarira, icyo ni cy'ingenzi gikomeye. Iyo hari umuntu mu by'ukuri utakarangwa n'akazwi n'ubusa, aho yabaga ari mu by'ukuri nta rungu ryahabaga. Igihe kiri muto twari tukimukeneye, ku myaka 71 twari tukimukeneye, haba mu ikinamico, haba kwamamaza, haba kubana n'abandi neza. Ibyo byose ni ingero nziza, ni amasomo adusigiye twamwigiraho. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yashegeshe itorero Indamutsa, kuko bamwe mu barishinze yarabahitanye. Twongeye kubibuka kandi ntimwazimye, turacyari kumwe. Aho igihugu kibohorewe n'ingabo za FPR Inkotanyi, ubuzima buragaruka. Itorero Indamutsa ntiryatinze kongera guhumuriza imitima yari yarahungabanye binyuze mu makinamico, kuko burya n'ubuzima ni ikinamico. Gusa bari barigize bari marwa, maze bifashisha abandi bashya bari bazi gukina ikinamico, maze abo bashimishwa no gukina na Mukeshabatware bumvaga kera, bakamukunda kandi batamuzi. Dore uko basanze gukina nawe byari bimeze. Nitwa Nyirarukundo Beatrice. Mukeshabatware muzi mu makinamico, ariko cyane cyane muzi nkimara kugera muri Radio Rwanda. Kuvuga rero kuri urupfu rwa Mukeshabatware ni ibintu bikomeye cyane muri njye. Yambereye icyitegererezo kuva nkigera muri Radio Rwanda, kuko ni nabwo natangiye uwo murimo wo gukina ikinamico mu 1995. Nahamusanze nk'umuntu wari uhamaze iminsi, arantoza, ankundisha umurimo, kandi akanyereka ko ushobora gutunga nyirawo uramutse ukozwe neza. Nakundaga kwamamaza cyane ndi kumwe nawe, aho nsobwe akanyereka ati aho ngaho kora gutya. Ariko twahasanze ikipe y'abantu benshi, natwe turi abantu twinjiyemo tutabizi rwose, duhuzagurika, ariko badushyize ku murongo mwiza. Kugeza ubu impanuro zabo n'inyigisho zabo nizo tugenderaho. Kumva inkuru y'urupfu rwe byabaye nk'ibinca umugongo pe. Mbona ko mvuze umuntu w'ingenzi muri njyewe, ariko ni ukuri ndifuza ko Imana imutuza heza, kuko nawe yakoze neza kandi yaritanze. Nuko Imana imuhe iruhuko ridashira. Njyewe nitwa Maria Cecile, nkaba ndi umukinnyi w'Indamutsa. Namenye Mukeshabatware nyinjira mu Ndamutsa mu mwaka w'1995. Nasanze ari umuntu wumva ibintu by'ikinamico cyane, ndetse ari mu bantu bagiye batuma dushobora gutera intambwe mu rwego rw'imikinire.
Mukeshabatware yari umuntu ubona ko ibintu by'ikinamico abyumva cyane ku buryo no kureba akamenya ati uyu mukinnyi role yayishobora, ubwo bushobozi yari abufite agashobora mu myanya kandi akadufasha. Rero ndi mu bantu bamwigiyeho gukina. Mukeshabatware yari afite ibintu by'ubuhanga kandi akagira n'impano yo kubana n'abantu neza. Nzahora mwibukiraho ni uko ngiye kuganira nigishije gukina. Kuba yakinaga role zose zitandukanye, hamwe ukumva arimo arakina ari umupadiri yivugisha ndetse n'indimi z'amahanga. Ceceka se wirira, ceceka wirira sigaho, warihinga none ugiye kunanirwa n'umurizo. Humura rwose, komeza ngutiza amatwi, wenda nagira icyo nkumarira. Urumva gusa hari icyo ntumva. Ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda, yaje guhinduka kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya. Ahandi agakina ari umusinzi, ahandi ukumva arakina ari umuntu w'umugabo wiyubashye. Mbese byantinyiwe kuba nta kwanga role iyo ari yo yose. Yitwa Katarebe Jerome. Ikintu rero Mukeshabatware namuvugaho, yari umugabo uzi gukina ikinamico koko kandi akaba n'umuhanzi. Hari n'indirimbo yagiye aririmba, tukaba twarakoranye byinshi, ari ukwamamaza, dukorana no muri Imprimori, dufatanya mu by'imvaho. Akaba ari umuntu waruzi ibintu byinshi, namwigiyeho kwamamaza kuko yari azi kwamamaza pe. Gatabarutse twari tukimukeneye twese, abo bakinanye, abo bakoranye, cyane cyane mu itorero Indamutsa. Turamwifuriza iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Yewe nitwa Mukeshimana Jeannette. Yewe namenyanye nawe mu 1995. Mumenya nk'umukinnyi nakunze kuva kera nkiri umwana muto. Namukundaga nk'umukinnyi uzi gukina cyane. Yari umukinnyi mwiza, yari umukinnyi w'intangarugero. Namwigiyeho kumva nanjye ngomba kuba umukinnyi w'icyamamare, kuba umukinnyi wigisha, kuba umukinnyi ukunzwe. Noneho nanjye numva ngomba kuba Nyakwigendera Dismas. Anyigisha ko gukina ikinamico atari uguhitamo role, ahubwo umukinnyi nyawe agomba gukina role zose uko amutwigisha. Rero Nyakwigendera nta byinshi mfite namuvugaho, ibyo yanyigishije ni byinshi pe. Icyo nasaba ni uko Imana yamwakira mu bayo. Urumva ko babuze ayo bamira n'ayo bacira, igikuba cyacitse. Tuributse ko Mukeshabatware Dismas yakoze mu icapiro, aho bamwiyambazaga cyane hageze ibisohoka mu mabara menshi, dore ko yari azwiho ubuhanga bwo kuvanga amarangi yo kwandikwamo. Mukeshabatware Dismas, tuzahora tukwibuka, kandi nk'uko bizwi umuhanzi ntapfa. Ubu turi kumwe, dore ko abakunzi bawe bahisemo imwe mu makinamico yabanyuze wabakiniye ngo biyibutse ijwi ryawe. Abo mwumvise muri iki cyegeranyo baganiriye na Mugiraneza Samuel, yewe ndi Habukubaho Hyacinthe. Mukurikire ikinamico.